se iki kinyagwa noneho yefuta umukozi w'Imana yahigiye Uwiteka umuhigo bati ntungabiriza abamoni yampaye nkadate ezeho gakanyagwa kuka kumpambona kakangora ariko uyu mushasha ni kaho zatugora n'impamo ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango zakigutambi ntago ndiho guharibisha kinani yereka mpebe zakigutambira amashimwa kubereye se n'udukwa ureba ariko ndareba utuntu turi aho ngaho nakira gafanta nayikoze yampaye nkadata aka niko gasoda kahase bazabagira gutese nobimenya uragura umuturage nobimenya oya twese nuko nguko oya ntabona ko nabaye umwana muto yampaye nkadata Sophia nabaye umwana muto noneho wagira ngo mfite imyaka 17 Sophia uko wambaye gute akira Sophia sigazi imbere mu bantu utambaye uko wambaye gute ese abandi bose hanze siko bambaye none ndatangaye nuko riko Sophia nuko nguko uyu niyo mushasha wambwiye Sophia ejo bundi nabonye ungira kuriya ngira ngo wenda wabyutse nawe ufite amadayimoni washatse kunshokoza Sophia uko ni gute wambaye oya tora fanta tumwe n'abandi bose babicaye Sophia nukuri kose ndakubwiye tukazongera tukazatinyuka tuzubahuke kuongera kwicara imbere Sophia kora birande gutya Sophia tambuka hunga mushenzi genda tukazuza imbere mumbafu yimo taso uko aha hantu tuzagira gute Sophia ageze akuzaza yambaye ubusa imbere yanje ubundi wo kwinjira agasanga twicaranye na Sophia yambaye kuriya no kunyabaki bavuga ngo narareze Sophia agiye kuntwara uko ashaka nzamukandagira gutya kimwote never je ntafite kuntwara uko ashaka oya je mfite kumuyobora karajoshe musarire je mfite kumuyobora Sophia ntazantwara uko ashaka taso ngo abagore ndibaza bakubitwa Sophie ndakubwiye ngo ugaruke wakenyeye byongera kwicara iruhande rwanje wambaye kuriya wanani ntasoni uku nguku ubaye gute reka kwigira gutya se kurareba aho ngaho turebe ingano umeze turebe ingano uberewe ntasoni kuraza wambaye utuntu nka turiya wabaye gute abaye nkadata ubwo nkubujije kwambara ubusa kuranga ntukiyanyumva ntasoni soni ndo hakomanga suko ndio unabwira umuntu winjira ninde injira ndiyakinze injira karibu murakoze amahoro aya ni amahoro ngaka gatebe isawari komere cyane muraho aya ngaka gatebe naringiye buganiriza uwo wanyu cyangwa mugiye kubera njewe aya n'ukuri kose gusa naringide gahunda yo kugera mbere murakoze kosa nk'uwagwaye bimeze gute aya nukuri meze neza meze neza wenda nuko hakiri kare muri iki coyo kiyambika ibikoti bitenge n'ibishora byose ku mitwe none se ko turi abaturage tutarasirimuka nkamwe aya mugomba gusirimuka mwageze iwabo w'ubusirimu wa muntu we umuntu azasirimuka uriya mugabo se bikunde gute kandi nabyutse ngo nambaye akazabona nabaye akana arankubita ngende nambaye amahuzu ese mwana cyangwa bahabona ko abandi bagabo uwo mugutwara sinzi iraje ari uko ryabaye oya uko aragukunda atu agende iragakunda bene wabo nyamara wasanga agukunda ari ukugufuhira ntabwo ari ukunkunda aho ukunda umuntu ukamukubita hariho abagabo nyine bamwe bataba bakeneye ko abagore babo bakwiyambika nk'uko wari wiyambitse wenda sinkuzi nzoza nguma nambare nka nyina azabona ngana na nyina oya muzabigendagamo gake gake nyine muzaroha mwumvikana kureke nyine nawe wambare uko ushaka naringize mu mpamagara za nimero wambwiye hajya nazibagiye ni kangahe nukuri nari kuzimuhamagara uzi ngene yankuruye imisatsi reka
wakora bivugaga gutyo nuko utahabaye. No kwihangana. Yewe ntakunda umuntu yahuye n'ijari by'umugabo. Ayo bizakunda natemera ngo tuze muturane ubwo nyine wenda hari ibindi bizaba kandi abona agarutse. Sophia hayaye ugani waba abandi ngo baza batera ivi ari ngaho fata ube ubukanja taza kwicwa n'inzara. Ariko arasa no kwitaye Nukuri hano mashi. none ko hariho abandi bagabo batotekereza no gukora n'ikintu na kimwe ahubwo baje akakumenaho n'ibindi. None se waheza umuntu ibijya bitari imboga ngo zibigire gute? Nyamara arasa no gukunda cyangwa ni wowe udakeneye kubaka ukabeshera umugabo wawe. Akamashi. Yani ibyonge biranabishe. Ahubwo se ninde wabitetse nimba bibishe? Nyine nabigitekeye. Nyine ko kirabinzanira. Wasanga umugabo wawe agukunda utakeneye kubaka mwana wa mama. Ukunda umuntu ukamukubita ngo yambaye uko akeneye. Si uburenganzira bwanje kwambara. Ako nako ko gukubita si sawa. Ntabwo ari sawa kabisa. Ako kabisa ko gukubita ntabwo ari keza pe, ntabwo kagorora umuntu ahubwo gatuma usuzugura umuntu birenze cyane. Icyo kintu cyo gukubita no kuzicara mukakiganiraho kikarangira. Abanyemereye se ko bamfata nk'udahari. Uzicisha haza yemera ko tuvugana abamfata nk'umuntu uri aho nyine. Uzarebe nyine umunsi ari mu kanyamuneza mwicare muganire wenda bizakunda. Yewe ngahaga narinciye gusa ngo mbavugishe ndatashe hari aho narinyuze nyine ndavuga reka ncanga none gamusigare neza kandi ukomeze wihangane. Wakoze cyane ni wowe nshuti mfite hano ni wowe muvandimwe. Ni wowe nambwira ibibazo byose byanje n'uyu mugabo. Ni ukwihangana nyine. Ni ukwihangana kandi bugiye umuntu afite uwo baganira aza aruhuka mu mutima cyane. Sawa rero ngahwe mwirigwe unsezerere uwo mugabo wawe. Sawa mwagize neza ngahe mugira urugenzi rwiza. Kanjye bino biryo guhampaye ruzira n'imboga kumana. Kuragira gute subiza hano nani rekura ntabwo wabimpaye mbiguha ntaso niko nari mbiguhaye ngo nani ngo mushiki ntatubona imboga mu jisho ntaso turebe ngira gutya wasangaga ari zo ntabwo nabikoze usingiki kiko bijya gutya coko tatasoni wagiye kiwana warishije kiko ugiye kuzahonderekera uko njya nkikukureba ndakubwiye gusa unitondeho muri minsi ko numva ngo ko kugira nabi nkakuniga kuko ufite imyitwarire itari sawa. Ntasoni baza wiyambarishije ubuntu ninongera kubona wongeye kuza ni nani nzagukubita gutya. Nta mugabo zo kubita umugore muri Amerika barakubeshe nzagukubita gutya nani gute numvishe none maze kugera naza ngutegera ibyo wazuvuga ngo umuceri utarimo imboga wambuga we twakaza turya ibijumba bizira ni nani nta n'amazi yo kubisomera. None se niba wasanga umuceri wabaye ikirepe ngo nturya babona amavuta urimo ngo nturya ngo. None se niba wabitetse imboga tiziri hari akuye kutazishize ibi byakunaniye ntasoni ubwirigo naburare ni nabona urabitowe ahubwo ugeza no kubiturusha gutya ubwenge bukama bucurama nje ndi umusirikari ibintu ni gutya ni ku murongo n'ukubitongera kandi byagureke kuvuga umugabo w'umudora abaho aguma kavuga wavuga Sophia wavuga kandi tuzawumva we Sophia tuzawumva uga kumpimisha no kugana umuntu aba yazindukanye amahoro umuntu aba yazinduka avuga neza. None se njye narije mukwereka ingene hano bazabambara never byo bintu simbikeneye hani ingene bazabambara ibyiriya byari bigutwaye iki ukumeze gute umeze gute hasoni kuraza wiyambarishije ubuntu nanje nari nagize isoni zo kuguhanga amaso gutya ngo nkurebe tubana mu nzu umunsi kundi ndakubwiye Sophie
ninongera kubona uzanya ari amapepu uraje ngo urambaye kuri nukuri kose nzagucisha umupanga nimba ari ako gasho kajemo tuzankangisha agasho k'abazungu nzokagutwaramo uzosubira irindi rimwe nakubashe kubera tukiri bashasha hano tukiha rubanda uzosubira amagambo menshi tasoni aguruka genda hunga iminsi myinshi wowe ni wowe ni jewe wa ayayeko ndabona ko washaje yezu gusaza ndacarimo ntumbone gutya unuko nambaye rino kose warashaje kabisa nimba rukube ari imyaka myinshi twari tumaze tudaherukana ari myinshi cyane oya ndabona kabisa ndabona hari cyahindutse kuri wewe wasa n'uwahindutse wa ushaje vuba kabisa nambaye irinyago ndacara umusore ntumbone gutya aya biragaragara no kuri by'abasaza kandi ukiri umusore no kano ngo nisitire mugani wabavuga mwari mumeze neza ariko meze neza nukuri urebye nta kibazo turakomeye urugenzi rwagenze gute rwa hano muri Afrika urugenzi ni ibindi twe twaraye tugenda butwiriraho turongera aho menya twicaye muri ca kinyagwa c'abazungu naza mvuga ati se iki kintu kidafite aho kigendera cogira gutya kikatubirandukana tukikubita hasi ariko nta masengesho y'Imana gusa niko biba bimeze niko biba bimeze twese niko byagenze ariko icy'ingenzi nuko wahurutse n'amahoro Imana yarabikoze nyine turaza turahuruka cyane kabisa wanyu sameze gutewe meze neza ndashima Imana umeze neza nahise madamu arihe ko tawe turi kubona hano Sophia yagize gutya ba bandi ngo nabakesi woka nabonye mu gatondo baza kumutora baramujana sinzi byo bagiye gukurikirana iyo ngiyo nari nasigaye hano ese ari he kwine niko ngwinana banzura musabashitsi muraho neza ma namahoro uyu ni umukobwa wawe iyi niyo nkumi yanje uyu ni kangaye hajya uyu ni wa mbere niwe wa mwana nasize ubyaye mu mibunda cyagihe nibyo kabisa ndabona yarakuze cyane nukuri afite umukobwa mwiza agira ushingiye umwana mwiza komeza tubikira umugeni nawe simfite umuhungu woroshe mfite umuhungu w'igitangaza ndabona habonye sinzi nayo baramukujana ejo bundi ariko abana ba hano gawangu iyo bamaze gutibuka muri kino gihugu amawazi yose azaba ku ifaranga gusa ubisabaye yuda yazitonda ayazamuba kuragira ngo nabanza uzanira abashitsi bazimana ese uko nukunya bakinono ko barakwagaza wamfura ukote ko nta kati nari mfite mu mutwe waje utisokoje aha niho baje gutorera twa ndetse kwine yabibu kwine banguka wallahi ufite inkumi nziza wa bakazana ni beza no tuba dushaka ngaho ni karibu mutore ushaka kunywa ki baby ndafata ka fanta n'ugorori yari yatumwa nta kibazo rero yose yahitamo iyo ushaka nyine ampa kuri ka champagne niko banumva ntushobora iyo niyo ushobora iziryohera jewe ngivyo sinabimenyereye ngiyo kubiyo fa izi ni nziza cyane uzayimenyera izimera nk'umumera iyo nigera kuyisoma ahantu hamwe ku bukwe nama numva atari yanje ni nziza cyane iyi ngiyi izimenyera abantu babaye mu mujyi nta mujyi nabayemo tuzi ko ari mu biraro twari tunatunze ganinka n'inka uzamenyera twamenyereye twari tubana twese natwe twaramenyereye umujyi ibyo byose ukiba washikabiza biba amayobera ahangaha ga nuko amatubana n'imshisi mu nzu nagize gusanga ikigo cy'abazungu ukuntu uko amatubana n'inyamaswa mu nzu iyi ngiyi ni nziza nyoko nawe agira amatwi mabisi agira amafuti ntawe uzi umenya ibyiwe abacabana n'izindi ni imitako y'abazungu cheers baby kera mweshe niko kwi haguruka genda twatewe genda hungureke kureba ubuhari yampaye nkadata rero umuntu w'umugabo uramude
Ibi ni ibisanzwe wa. Si ibisanzwe. Ibisanzwe. Never. Uko uvuga kose jewe no kumva. Yampaye kada. Kubera yuko uzabigiramo. Nimbejeho. Ndagashahugwa Sophia yokuye akabona akoze ibi bintu. Nukuri kose ntoraramusohoye. Nubwo ntaramenyera kino gihugu. Ariko nobana na kwine waje tukabana muri iyi nzu. Ibyo nijwi rya none ariko nyuma y'ukwezi tuba tukuyobegwa. Uzabikora neza cyane. Uzabikora. Ni ibisanzwe bino wa. Usanga ufite ibirenze kuturusha. Utaha uzaba wize n'ibishirikare n'ukunguku ni ku murongo. Icyo kizakuva. Kizakuva muco nico. Ni cyaruguru cyo ngico hano hari ukundi tubayeho nyine. No. Umugore numvisha ngo agiye gufasha umwana. Agiye gufasha umwana hariya. No. Amakuru ya ruguru wa. No kuri na amahoro. Muri Afrika na amahoro. Na amahoro no kuri kose twasize ari amahoro. Gusa nyine yewe. Nabonye waje wenyine nanze ngira ngo ndasanga mwarazanye na so wanyu Gafirira. Zagenze guti we. Gafirira yagize ibibazo neza n'inkabirya byayo. Zagenze gute? Gafirira turi muri OIM turagira gutya gaba bapima. Agira ubuhanya umwana bama basanga kariruka. Basanga karirukanka. Jewe gangira ngo ni kwa kwiruka kw'abana babiriya. Ndavuga ati wenda biraza gushira. Abazungu baraza barabwira ngo basanze hayiruka. Yampaye nka data mu ijuru. Yasimze igipango cyawo OIM. Ntiyagize gutya. Na nyina yamatogwa no kwiruka. None abazungu bama bavuga ati bibaye by'umuryango. Muri make yari ingwara y'umuryango. Gafirira bama bagira gutya abazungu baravuga ati ntaho botwara abantu bari kwiruka nti ndandege batwara. Gafirira bama bamusubizayo. Nuko nguko Gafirira yagize ibibazo neza ninka kurya kwayo ubu. Birumvikana. Ariko no kumusengera cyane. No kumusengera. Kugira ngo nawe ejo zage hano mu kino gihugu. Twabonye ko abahari bose basa n'ababaye mu buzima bwiza. Aya ni ubuzima bwiza n'ukuri kose. No kumusengera kabisa. Ese noneho gareka manze nkubaze. Hari utuntu nabonye muri gukora n'wanyu. Ndavuga ati mbanza kutubika ku mutima kuriya nanze kutuvuga umugore. Ndakubahiye. Nje ko birantera n'isoni zo kuvuga. Hari ukuntu nabonye umugore gukora mu bwanwa ndavuga ati oya usanga hari akantu nari mfite nguko. Abanza witonde mvuge. Amare kugukora mu bwanwa. Ndavuga ati se ibi binyagwa ni ibinyabaki. Umugore yakoze umugabo mu bwanwa ryari. None mbanza kureba kuri kwine numva isoni kubera ngo umwana aricaye hanga. None sibyo gusa. Acakanya mbona mukubitanije kano kanyagwa nakangaka. Ndavuga ati saba abantu tibagiye kutumenera ibikombe. Nabyo ndaceceka mbura ubusobanuro bwavyo ndavuga ati ndaza kubikubaza kuri aga nta mugabo uzugana. Ibyo birumvikana. None uhaca umwanya mbona aragusomeje. Uyu muco no munyabaki ko ntawo narize. Uwo muco no guri mushashaga ariko kujya kubazaga ni byiza. Ni byiza kandi kurya umuntu azabaza bivanye naho nibyo yasanze aho yisanze. Ako asa n'umuntu ugifite kwiga amashuri menshi kubera ko kino gihugu nzi cyoroshe. Ni imbarari ni nkamwe kakaba twiga ukazujya ku ishuri ugasanga kuriga histoire ikagutsinda biga math ikagutsinda. Ni nkako ugifite kwiga imico yo hano. Nabibonye no kuri kose njewe bibanza kubera yuko ndavuga ati se kubana n'umugore kwiza hano ni kugendera mu buryo bwose ashaka kugira ngo mwumvikane. None uzunsobanuraga ikintu kukindi kuriya waza ukubita kandi kandi kuriya no kunyabake je naza mvugaga ubusiguro bwa bino nibigaragaza urukundo. Yako urukundo niko rukundo rwose ndabizi uri umuntu uturutse ruguru. Ibi ngibi nti wabikora n'umugore wawe ariko uko biri kose uko uzogenda umenyera hano ejo n'ejo nimugenda mubikora usohoka bakubwira ngo runaka n'umugore wiwe bo nibo bambere ariko ni beke ko guca mu ijambo tajewe na Sophia twokora biri muzabikora n'ejo muhitana turi hano uraga Sophia yongora mu musati kuri yazaga biri yaga nivyo ntuzi ko Delila yagize kuri ya Samsoni ntiwamenyera nuko utaramenyeraga niyo mpamvu ariko numara kumenyera ugazukina n'abagore kuri numara kumenyera bose ese hari akandi nako numvishe
numvishe avuga ngo bebe ndavuga ati se banza kureba ku ruhande ndavuga ati se bebe bazanye ari hehe tuwo mwana se ntari hehe ndahebura bebe ako kazina sinzi nimba wibuka kera tukiba ruguru kurya mama baza kuduhamagara bahamagaraga ba data mama bakamubwira ngo niko yewe ariko nje na Sophia ntibyoba bizaba yewe noneho uwanyu ngo aragutegereje hariya hanze nari mbonye nyandikira mu kanya ngo arantegereje mu modoka aragutegereje ntaco wowe genda mugenda ariko niposho nje mwana na Sophia bakesi wo kandi bataza kudutora tuzabageraho nzaza oya nta kibazo kabisa tuzabonana tuzanaganira n'ibirenze ibyo tumaze kuganira turasa nkaho ntaho twageze sawa ntaco niposho tuzavugana oya ngaho musigare wakoze kuza kudusura Ego mawe cyari igihe kirekire nyine tutabonana umunsi mbona ko ari ngombwa ngo tuze gusurana tuvuge amakuru dore igihe cyari kirekire ni kirekire cyane kirahaciye da kirahaciye nawe gani ngaho urukundo rwawe rwakoze si urukundo yewe we no kwita ku mugabo akazi natwe tutabafite nawe icyo gihe numugira uzabibona gufatirwa nyine ntabwo biba byoroshye cyane wamenye amakuru ya wa mushuti wacu wo mu nkambi waje yaraje Sophia yaraje nje nagiye no kumusura ngeri wiwe wa mugabo wiwe nyine kwa kundi yakeza atubwira nuko nguko aracyari imboga ari kujya aracyari imboga ariko nyine y'amafoto ukuntu Sophia yamumbwiye aracyagira bwa buturage mu mutwe y'amanyanga kumukora gutura mu mutwe nuko zoshaka abamukosora kumukosora nicyo kimubereye naraho ameze neza ariko nyine ngo mu rugo nyine ni ya mishwano ya hato na hato bicara bashwana nyine umunsi ku wundi azarusenya karagira ngo gushwana kwiriye azakuzana hano wenda nyine ni ubuturage bukiri mu mutwe ariko ubuturage ariko namara wenda bizakunda none wasanze bameze gute abana biwe bamaze gukura barakuze afite umwana w'inkumi niwe twasanzeho ko yakora ashingira kera yoshingira n'ejo bundi ariko afite umukobwa mwiza cyane kakana kiwe kari keza kuva kakiri gatoya nimba yarakuranye bwa bwiza yaracyari mwiza aramutora hano ese mwe mwari mumeze gute hano mu rugo twebwe ni amahoro turashima nta kibazo abana yagiye usanze asohotse usanze asohotse sinzi aho agiye n'undi mushuti wiwe samubwiraga azaze tuje kureba bariya nubwo nta makuru nyamenye ngo uje kubatega ariko nyine tuzagende tuje kubasura tubamenyereze igihugu twega baje bagana cyane ni ukuzagenda tukaja kubasura